gutanga imbabazi yuko namujyanye kuri RIB arikumva nyuma nyine nkabireka nkahagarika ikirego no kuvuga ngo ubu yakaba waramubabariye ashatse yakwitemera kuko ahantu ngewe nari namusanze yari yambwiye ko ari kwihishahisha oya ntareke kwihishahisha imbabazi narazimuhaye ikosa nazakora nuko twakongera gusubirana nibyo nibyo udashaka ariko yarabeshye wamukanda ubugabo akaba agenda saba yaragiye mu bintu saba yaratangaje ati nagiye gufata ibinini binini nyine nandi nabyumvishije ngo yaritabaraga ariko ubwo ushaka kuba wari wamugushije imbaraga za Kagugu aho tugiye gusura umuntu bita Dusabe Uwayaka. Murabizi yuko amaze iminsi ibintu bitameze neza kubera ko yagiranye ikibazo n'umugabo we, ariko twavuze ngo nubwo arwaye reka tugerageze nk'inshuti ze tujye kumusura. Aha rero ubu tuvugana reka ntangire mbaye ikaze mwe mwakoze subscribe kuri mudasobwa shonge banyita Theo 7 Pro Speed Drone Kikongo umuhungu w'aba diaspora. Hano kuri kamera rero muri kubona abantu turi kumwe batembere muri quartier y'ahantu bita za Kagugu aho tugiye gusura umuntu bita Dusabe Uwayaka. Murabizi yuko amaze iminsi ibintu bitameze neza kubera ko yagiranye ikibazo n'umugabo we, ariko twavuze ngo nubwo arwaye reka tugerageze nk'inshuti ze tujye kumusura. Aha rero ubu tuvugana turimo turamanuka muri quartier yaho bahita ngo Kiwingo umeze neza. Turi muri izi quartier, iyi quartier bayita ngo iki? Oya ndavuga hano ino quartier kwa Dusabe ni Kagugu ino quartier hano ni Kagugu ariko mo hano turimo tumanuka Revelation ni Revelation aha twamanu turimo rero turajya muri iyi quartier. Aha niho Dusabe atuye muri iyi quartier, turimo turagenda tumanuka twerekezayo kugira ngo tujye kumusura turebe uko ameze. Urabizi yuko Dusabe ari umuntu wanyu twagiye tubana igihe kinini, twarakoranye mu kazi. Ikindi ni n'umuntu wagiye ubaha ibyishimo byinshi cyane cyane kuri mudasobwa show. Rero aka kanya twafashe umwana turavuga ngo reka tujye kumusura. Kiwingo nawe agira araduherekeza, hanyuma turavuga ati reka tumushyire n'agatoki ndetse n'akawunga n'agasukari. Iyo ni isukari, ni isukari yo kugira ngo ajyamo igikoma cyangwa na kamakaro atari yayindi ya G-Tough. Okay. Naho ngaho aha rero uri kubibona yuko hano ni kwa Dusabe. Nabona agatoki ko twagafashe gutya narebe ubwo se saa kinjizamo iki gitoki ni cyiza abantu se bakunda igitoki. Akawunga harakinze se nuko komanga. Aha ngaha rero mubona twinjiye nyine ni mu gipangu cyo kwa Dusabe. Naho n'urundi rugi se tumuhamagare se numva twari twamubwiye ko tuje kumusura se. Aha rero naho ngaho aha tukaba twahageze.
fungura urugi. Dusabe sarimo. Dusaba arahari. Dusa. Ahangaha ubu tuvugana ni mu rugo kwa Dusabe ndetse na Yakamwana. Twavuze ngo rero reka tujye kumusura. Tujye kumusura. Turakijyana mu nzu. Bakimwinjirize. Dusabe. Vino twagusuye sheri. Dusa. Twagusuye Dusabe. Dusa. Dusa. Shame sawa mwana. Dusabe umeze neza. Nako ntago umeze neza. Ntabwo umeze neza. Uri aho ngaho nta mu bundi buzima nta ribi. Yego yego. Hanyuma rero bakunzi ba Mudasobwa Show, nkuko mwabibonye tuza hano twari tuje gusura Dusabe Wayaka. Aya nuko ni Wayaka se Wayaka. Yasubye kurikuraho. Tuye tuvuga Dusabe wenyine. Ubwo no kuvuga ngo ntabwo ikintu cya Yaka kizongera kugarukaho. Dusabe wenyine. Dusabe wenyine. Dusabe official. Nese no kwizina rya cano nabyo urabihindura. Nduzabihindura. Kubera iki? Ugiye kuba ariko rero ngewe ejo bundi neshura naganiriye na Yaka. Arambwira ati rwose niba munkunda mugerageze musabire imbabazi. Ari gushaka imbabazi cyane. Musabire imbabazi umuntu bita Dusabe. Izo mbabazi ziwahora yakase. Narashaka imbabazi se Dusabe. Narazimuhaye byararangiye. Wazimo nyine imbabazi ashaka, arashaka imbabazi zo kugaruka mu rugo. Wowe uri gutanga imbabazi ze. Yende kugutanga imbabazi yuko namujyanye kuri RIB. Arikumva nyuma nyine nkabireka. Yego. Nkahagarika ikirego. Izo ni Nuko mbabazi. ngo ubu Yaka waramubabariye ashatse yakwitemera kuko ahantu ngewe nari namusanze yari yambwiye ko ari kwihishahisha. Oya ntareke kwihishahisha imbabazi narazimuhaye ikosa nazakora nuko twakongera gusubirana. Nibyo nibyo udashaka. Ariko waramubabariye. So Yaka rero urumva yuko ahantu uri hose wumve yuko Dusabe yakubabariye. Ariko nkatwe nk'abakunzi ba Mudasobwa Show kubwanjye numvaga mutatandukana kubera ko couple yanyu iyo nayibonaga niyo mwabaga muri kumwe muri kuganira kuri Mudasobwa Show. Ndetse no kuyandi macano wabonaga nyine ari couple nziza iryoshye abantu nyine bayikunda bayishimira. Nyine couple y'ibibazo yo hajemo ibintu nk'ibi uragabanye abareba ibindi bavuga. None se ubundi Dusa ubundi ko abantu bamubabaje gute? Usenze ngo nangano ngo wamufashe mu bugabo. Sharabeshye ngo wamufata ubugabo akaba wamufashe ubugabo urabukanda. Wahita agira umujinya ngo agukubita ngo barihita ngo iki? Yarabeshye wamukanda ubugabo akaba agenda. Saba yaragiye mu bintu. Saba yaratangaje ati nagiye gufata ibinini binini. Nyine nandi nabyumvishije ngo yaritabaraga. Yitabariye. Ariko ugushaka ko wari wamugushije imbaraga ngakitabara. Arabeshya ngiye iryo kosa ku muntu twaryamanye kumukanda ubugabo. None se ubundi mujya kurwana kugira ngo agere ku rwego rwo kugukubita iki sinzi icyo yo. Ubundi biriya bintu yari yarabivuze kuva kera. Murabona ko twakoze anniversaire ni yabigaragaramo. Yari yabirakariye n'ikiganiro yakoze kuri Egisiraje yari yavuze ati biriya birori nabyo shaka. Nimugoro aravuga ati nzabitera mama we nabyo muzakora. Oya wabonye ko atari yishimye. Abantu benshi nyine bavuze yuko atishimye nyine no mwana. Yego. Ubwo rero umuntu utagukundira umwana nawe ntabwo Nose urabizi neza yuko atamukunda ko abavuga ngo aramukunda. Nose nimba ukoresheje ikirori wawe mu nzu. Reka buriya hari ikintu buriya abantu bagaragaza kitaba ari na cyiza mu bana mu nzu. Nimba akunda Dusabe ni gute akoresha ikirori we tukarinda
abashyitsi barinda batatice muri sangaganiye nabo bashyitsi ese dusaba ari ibana twebwe niba twe tuje badutume mu rugo rwa yakana dusabe rero umwe araryamye ntiyaje no kureba abashyitsi cyangwa Susan nabo bashyitsi aracyaryamye ngero mwihangane sinze kugendera ku ruhande rwanyu kugira ngo tubashe kumva uko ibintu bimeze kuko ngewe wenda n'ikirori kiba nari impari sibyo muri icyo mpari rero ngewe yaka numvise ahantu yavuze ko impamvu yatumye ataza kwicara hano ngo yararwaye ntabwo yararwaye ariko hari abagabo bateye kuriya ariko si ibintu ari simwarebye ikiganiro kwa Exirage ngo njye ntabwo ushaka kubana na Dusabe ngo birara ari gutegura ntabwo mbirimo nta n'ibyo nzajyamo yibeshya ngo yararwaye ko atabibwiye ngo ndarwaye ahubwo twe tuzi kuri ni iki cyakubabaje mu magambo yakayavuze mbere y'uko agukubita byambabaje bapana umunsi mbere y'uko murwana amagambo yiwe nari nyamenyereye nyine mu bintu byakubabaje muri gutegura uriya munsi mukanarwana muri no gusangira oya aho turahagera nyine ahubwo we mbere mu gihe muri gutegura ijambo yavuze ukumva rirakubabaje ukumva ni nkaho wenda ryumvikanisha ko atagukundira umwana ni nkiri nuko yavuze ngo ibirori ndi gutegura ngo ndi kugira ngo shimishe papa w'umugabo kumva n'ubundi ibyo byaratangiye imbere utekereza ari iyihe mpamvu z'ubwo yabivuze kugira ngo avuge ngo ni ukugira ngo ushimishe papa w'umwana ngeze mubere mu mutima we uranuvuze kiri mu mutima none se ubwo nta bundi buryo bwigeze bubaho ku buryo yaba azi yari yumva se basi bamuhamagara uhamagara we na Papa Blessing no kuva twakabana no kuva nakabyara sinzi nahari urumva rero ko ari ibimurimo ni ibyamwatsemo nigendera urugendo rwiza ariko kugenda se byamvuga yumvamo yaka aravuga ati njyewe Dusabe yaturutse iwabo aza kunsanga urase n'uruhinja bashaka iyo ari kuvuga niyo ari kuvuga iyo yikandisha birango yaturutse iwabo bihuriye nuko yangiye barangije ngo ageze cyanyu narakibonye mutangira ngira ngo ahari nacyo giheruka yora ikiganiro mwakoze mwicaye hano mu nzu si yarasasa batangira barwana ahita avuga ngo nazimye kamera ahita ahaguruka abagabo baburiye ibyo ngibyo nibyo byamurakaje ibiti byamurakaje nuko kubana Dusabara nihangana dore ikintu yakayambwiye jewe ngo cyamubabaje ngo yababajwe nuko ngo wowe ngo wavuze ngo Esther ngo yabonye mu diaspora je nabivugiye sibo babyivugira cyangwa ntabwo mwakurikiye ikiganiro nanjye narabyumvishije ngo ikiganiro twari dukora haravuze ati ngiye kwigendera ngo na Esther ngo afite umugabo mu diaspora ngo nawe uzahita ufata umugabo mu diaspora naje ndamubwira ati simbe ubwa mbere twaratandukanye turasubira na diaspora ntabwo bari bahari n'ubwa kabiri ko natamufasha ko nabafasha ahubwo ngafata wowe naho byaturutse rero naho byaturutse none se njyewe ahantu ngirira impungenge niba wari uri kumuhakanira ukamubwira ngo iyuza wenda mu gihe twatandukaniye mba narafashe undi nyine ikintu kisembura yaka cyamusembuye akagera kuri urwo rwego kandi ubundi mbere yarafataga televiziyo akaba ari yamenya n'ubundi yarabifite muri gahunda mwarebaga si biganiro oya n'ubundi yaka akantu gato yakamuzwa abane mu nzu mwese we ni iyihe nama wagira Dusabe inama namubwira rero Dusabe sibyo nemere atangire ubuzima bwe bushyashya uri kumva nimba ari icyakugoraga ukigabanye sibyo wiyubakira izina ryawe uba ku muryango wawe urera umwana wawe nta stress y'abagabo uzabona undi muzima wenda utari muzima niba ukeneye umugabo nimba unamukeneye azamubona acyari umwana muto ariko muzima mushobora kubakana umuntu mushobora gutangira na fondasiyo nubwo wenda tuvuga ngo twebwe byaratunaniye pe twebwe hari abantu nyine bigenda bikatunanira byaratunaniye ariko wowe uracyari umwana muto uracyashaka hasi ubundi bibananiza iki oya none se reka mbe nkubwiza hano hanze buriya rero reka nkubwiza buriya hari abagabo bumva yuko bo mu rugo we avuga gusa ariko ntuvuge ukumva we nujya kuvuga akunigana ijambo cyangwa we turamusuzuguye ubundi kenshi abagabo bafata ko yuko abagore
nta jambo tugomba kugira. We nimba ari ukukubwira arakubwira kubwira, ariko we nujya kumusubiza ahita akubwira yuko gutya akuba amagambo menshi. Rero oya yari atati ihangane. oya naramukarabye kwa kundi yarwaraga ngo akamamagara, uzongeye kumamagara kwa kundi wajyaga ikibazo ukaba umufata. Oya kwa kundi nyine yambwiraga ngo afata nka mama wiwe. Oya umva nkubwire Dusa, uri umugabo mwana banyu mu nzu sibyo? Ntabwo wamwirukana gutyo ngo agende, ejo ushobora azagira ikibazo sibyo? Oya ntabwo wese kwa ubu nta kibazo na kimwe yakashobora kugira ngo ube wamuta. Oya uzamufashe wagira kuri wese kuki ata nyine Dusa ngese nanjye se utandukana nuko abanje kongera nanjye aramusemera gukimba gucijisha. Ariko izi saha iyambwiye ati mama sa wakwihanganya ukamana 2 ngiye nabati mani zamfashe nazanyaka amafaranga umunyabure, kuko niba mwe ngo amaye 2 ngiye kuburara nkabimuha, mpereza ibyo 3 ngiye kwa nkabimuha, ntabwo nabimwima. Oya ntabwo nabimwima nubwo yamemukiye sibyo, nubwo abemukiye bijya abantu ba mwarabana uri kumwihenuraho. Oya ntabwo ari ukumwihenuraho sibyo, kuko we nimba umugabo hari igihe umugabo agutunga aziko ari we gusa nagenda utazabaho sibyo. Sibyo simvuga we kumva yuko nyine nindamuka yagiye ntago azabasha kurera abana, nazagura umwenda w'umwana, ntabwo ari uko bimeze. Wabyumvise nyine cya kindi navugaga. Ubwo rero ni ukukwereka yuko nanjye nubwo wansize ngishoboye wowe ntuzamubwira. Ashobora kurwara bakwitabara akavuga ati dusabe wambaye ukamira 3,000 mwigurira ibinini wabimuha. Wewe uri umuntu ntabwo wavuga hari n'ibyiza rega gukoreye wewe abashira ku munzani. Oya nimumbaza ibyo byiza byo nyifite nyine acyafite umujinya, ariko nuvuge ngo ntuzamutabara igihe agize ibibazo. Nanjye impamvu mbikora nuko ntabwo nigeze tubana nabi nyine. Wowe uramubabarira sibyo, kuko afite amakosa nyine yakoze sibyo pe, ndetse n'abantu benshi no muri comment n'abandi ndetse nawe aravuga ati sinshaka ko twongera gusubirana, ariko dusabe nambabarire. Naramubabariye ikibazo byararangiye. Ariko rero nyine niyo mpamvu nari mvuze ngo shyira ibyiza yagukoreye n'ibibi yagukoreye ubishyire ku munzani urebe igipeza byinshi n'iki. Rero none ntabyo namenye. buriya rero abagore kumuteye buriya niyo yaba yarankoreye guta akakora akantu gato byose itabifata yuko byose byabaye bibi iminsi yose twabaye. Ariko ngiye nk'ubwo yabikoze gutyo tanibuka ko ari igihe twigize kubana neza pe, nubwo nyine satani itagibura ntabwo satani igibura mu mago, nta bantu babana 100%. Itanibuka bya byiza twabanyeho nta kintu agize akavuga ati nanjye reka mbikore narebe nanjye ari byagiye nkorera. Nawe rero uzagenda wibuka uvuga ati nimba umuntu arwaye akaba amamagaye kamuha n'ibyo bibiri kubimo nta kibazo, mukomeze mubaneho gutyo, kuko nawe uzibuka ibyiza ubu nuko ukibabaye uzagenda wibuka ibyiza byibuka nyuma. Ariko gusubirana oya ntabwo muzasubirana, ariko ntabwo yakwita agize ikibazo ngo ugire aziko nawe ubwo mutima kurya nkuba kubwiye ngo malaria iranyishe ndi mu nzu, uzahita utekereza bati wanabiguruka bimuha degi nabi ntabwo yihorwa indi. Uri abagore sinzi ukuntu twitereye pe. Yese Dusa ubundi uba wumva wenda muri uko gutandukana kwawe na Yaka uba wumva uteganya kuba nk'umusore wagutereta wakongera gushaka umugabo. Oya ubu wagutereta, ariko hari umuntu ushobora kuvuga ukuntu akaba yavuga ati Yaka yari yarambujije, akaba yarambujije nkamungu ngiye kwisanzura. Abagiye kwisanzura. Uba wumva ushobora gufata bitazabaho ibyo bizazanya. ubiteganya nko mu gihe kingana iki? reka abanza kire neza. None se ugira ngo umuntu afite abantu abamukunda bari benshi. Ariko nyine abantu ihangane pe. Umuntu yakubwira ijambo ntabwo wakwije wahita umubwira ati mva mu maso. Abagabo narabatinye mani. Asa abagabo bose ni babe. Hari uwambere yaramemukiye, hari nayo akaragukosa. Oya yakagwose nukagera mutekereza ngo yakamutekereje ngo wari uje gushaka. Reka ntabwo ari ukuvuga ngo wari uje gushaka. Uwa mbere ntabwo sinarinze yuko mutabaye.
ntabwo twabanye ariko ku bijyanye no buresingi yavutse ku giti yari warifashije mu basore wenda yarakiri umusore ari igihe yikiri umusore uba ufite n'ubwana bwo ariko reka mbanze mubwire ngiye ikintu cya abasore nzi umusore ashaka kugutera inda nawe atagutunga ariko se aho wenda avuga ati ndasi yanjye ariko se igihe umwana avukiye ukabona umwana baranasa ukora iki wenda ushaka kuba ati uriya kibingo urabona n'abagabo benshi nabyo n'iki kwiriya ndariye ariko se cyagiye wa mwana avutse ugasanga musa ni iki cyawe ushaka gushyiraho wanze kumufasha ari mu nda none waravutse murasa umwana ntashobora kuvuka ngo mube musa atari wawe kwako shawa ndiwe wowe ko mbona abana bawe musa urasa wabihakana wenda mu nda ushobora kuba byaratinze kuba wabyemera ko ari uwawe sibyo ariko kuvuka byonyine none wose umwana uvutse gutyo umwana aza ari fotokopi ya se gusa nize gutyo kabatse uyu mwana ni se yagiye mu nda akavuka abenshi njye mbona bavuka basa n'abandi buri umwana ari pakuro buri umwana kurubona asa nka nyina ariko uko agenda azamuka isura nyine iteva mwana abakunzi ba mudasobwa sho rero uyu munsi bakaba basuye bakaba baranuye yakoze imana ibaha umugisha twatekereje turavuga duti ntabwo twajya kwa Dusabe gutyo gusa turavuga ati reka tujye kumusura twabanje no kumuhamagara twamuhamagaye ryari n'ejo se sinzi undi munsi nigeze kuguhamagara urambwire ubwo nari ngiye no kuza gusa ndi jyenyine igihe naguhamagaye hari mu gitondo ngira ngo mwari mwarwaniyemo nanjye nari naza kumusura icyo gihe urambwira sinzi ibintu wambwiye ngo urimo bihita bituma naza rega mudasobwa n'umuntu wenda duhita dupanga na bosi ndamubwira ni nawe wampamagara ambwira ati wapanze uburyo wasura dusa ndavuga nti nari nabipanze ariko ntabwo byakunze kubera ko yambwiye ko ari bize deni noneho buke nibwo nahise nongera ndaguhamagara ejo ngo tuze kukureba uhita umbwira ngo ntabwo uhari unyemera ko tuza uno munsi turagushimira ko namwe ndabashimira cyane kuba mwanikejeho mukaza kusura wagiye ugira uruhare runini kuri mudasobwa urumva rero mu bantu ntabwo twaguterera nuko byagenda kose uko byagenda kose kandi bazakomeza munabana n'ubundi muracyabana muracyabana ubu ngubu muzaza bugenda bakore nyine buri wese acukwe n'undi ese uzongera gukorana na Yaka uzajya ukorana na Yaka nk'uko byari bisanzwe nubwo mutazabana tuzakorana ubu ngubu ko rashyirimo induru ntabwo twakorana ariko dukoranye tuvuga ibintu bisanzwe atari bya bindi twigeze kubana ikibazo urishuwa ko mushobora kwicara ntimuganire ku by'urugo cyane ibyo ngibyo nabikwasoringa ku buryo ushobora kuvuga ntabwo bizabura ko mubivugaho ntabwo bizabura koko n'umuntu wese tuzahora tubivuga ntabwo bizashira n'umuntu ukuzirega kuzi kuri Yaka Dusabe wa Yaka ese nk'umuntu muzahora akavuga ngo Dusabe wa Yaka uzamubwira ngo iki aba nyine nzitaba uzaza witaba cyane niyo ngiye ko bavuga ati dore umugore wa Yaka nuko bavuga Esther Wanzobo dore Esther Wanzobo ibyo ngibyo ntabwo byava niyo byagira bazakomeza abe Esther Wanzobo wabura nakubaza ikibazo umuntu ashaka gusubiza ariko ibyacana tubive yavuze ko bitayimo ubundi byacano dushatse twanabirika kubera yuko Yaka we yavuze ko nta nubwo azabikurikirana yavuze ati ngiye icyo nisabira Dusabe ni imbabazi zose narazimuhaye mu mahoro Yaka rero wumve yuko ahantu uri witurize uri amahoro kabisa wumva ubohotse ko umugore wawe Dusabe yarakubabariye ubu rero ahasigaye Dusabe agiye kwigenga wishyire wizane uzanabyibuha uzi kuba ufite induru umuntu guhora guhanze ijisho ushaka guhora ku nkeke ngaho nturyama gusinzire no kugenda biba ari ikibazo hari umugabo w'umunyakenya mwajyaga mupfa we byarangiye gute cyangwa niwe ubukurura byararangiye yaje se akamwereka yaje icyo gihe banabona inshuti cyane yaje aba inshuti na mukeba ariko yakayoroshya n'ubuzima na mukeba se igihe nigeze mba inshuti n'uwo mugabo uwo yaje aje gusura nyine iyi famiye uri kumva ariko akaba akunda Dusabe uri kumva mu kumukunda rero bamwakira mu rugo nyine uri kumva Yaka n'umugore baramwakira hari ikindi se
nyine ni nk'uko umuntu akubwira ati ndagukunda akaba yaza akagusura hari ibindi se byari ibyo se gusa byari ibyo nta rundi rukundo rwari ruri inyuma kuko urebye inshuro nyinshi niga nawe nari imara inshuro nyinshi ntabwo agiye ahura na Dusabe babonanye rimwe twageraga tukinywera Dusabe yibereye mu rugo kuko yaza kuba ari urukundo wenda ni kwa kundi bakuba ati mumpamagaye Dusabe azaba ari aho ndi aho nicaye ariko kenshi wabonaga ko bari kumwe na Yaka byararangiye ni ukuvuga ngo rero bakunzi ba mudasobwa show ahangaha twibereye turimo bari baje kusura barakoze cyane ndabashimiye turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ndashaka ngo ugire amagambo ubwira abafana bawe yihumure kuko abantu benshi bazi yuko ibintu byakomeye byacitse byacitse kandi icyo mbasezeranyaho nyine nagusubirana na Yaka buhari ngiye kwifondera ubuzima bwanjye abo bakibingo bose bariho nuko nta bagabo bafite cyane rwose uramenyera icyo usezeranya abakunzi nuko nazasubirana na Yaka kandi ugiye kwiforomera ubuzima bwawe ubuzima bwawe rero umwana wawe utuje ubundi uba wiruka uzamamagara akazi nanjye murebe kuri channel yanjye ntabwo udashaka kugukoresha uri wenyine ubwo azahamagara ni ukuvuga ngo we na Yaka nitugushaka uri kumwe na Yaka tuzakubona tubabonane nta kibazo mu kazi nta kibazo kireka gutya nyine ngo kubana ngo kuza mu rugo ngo tugende gusa noneho utazibeshya ukavuga ngo ngwino akaje ngo kugusura ngo arataha kuza kugusura ngo ari butahe ubonye aje ukabona araje wakora iki wowe inzu yanjye se bwo ayishyura mu kuyikinga yandi bakagenda ntabwo yigeze yishyura gusa yishyuye ntabyo kwagaraje ngo gusaba imbabazi wawe n'umwe Yaka wigeze yishyura inzu kandi mwarafatanyaga iyi ngiyi tubamo mushakana inzu singira ngo noneho dusa hari ukuntu uzajya kubona ubona ngo baramuzanye ngo baje ngo muje ngo kwiyunga hatazagira umuzana abo bantu kuko hari umuntu ashaka kuba ati tugiye kwiyunga bagiye ngenda cyari muto ndacyashaka kuba nimba narasimbutse urwejo bundi noneho urwaza guhita rumuvura rega ibyo ngibyo rega nibyo tureba rega hari n'ibindi biba biri mu ngo byinshi cyane hari byinshi wowe ufite muri wowe utabasha kumenera hanze ariko nanone Yaka yavugaga yuko ngo Dusabe n'ubundi aba afite amagambo ngo akarishye ngo atuma ese ko afite amagambo akarishye kuki buri gihe ahora nzaho yazaza agenda niyo ngo yatumaga ngo uyu wagira umujinya wo gutuma nyine kuki nyine yagarukaga kavuga ko atagushaka aho ukamwizirikaho Yaka ntago ajya kwizirikaho ngo ntago ajya mwizirikaho ninde wizirika ku wundi ngo ni Dusabe umwizirikaho noneho yarekuye noneho ntabwo bizongera emera kurekura uriya n'umugabo wajya ukavuga ati ndi kumwe n'umugabo nanjye ubwo ntabwo mbizi umuntu utazafite ngo musohokane mugende yiyubahe yicare mu bandi yicare umeze nawe vuga ngo nta mugabo urimo none se mvuge ko ari umugabo kandi atari umugabo ariko dore ubundi izina ry'umugabo mumurize umugabo nuhagarara ku ijambo akavuga ko ari umugabo ariko umugabo ejo uzahora hanze yatashye ejo yarahaye ejo yagize ese mbabwize ukuri uzi ko uwo muntu aba azanye ibiki none se iyo wigize agateye ku mugabo biki wishimwe cyangwa uyora byose mbese yigize agatebo Dusabe umugabo aragiye araye ku gasozi yiriwe hariya mu muhanda yasinze agarutse ariko ikintu cya mbere uza kumaka ari mu nzu wawe niba ari n'inzu wanayivamo nyine tuzabana nyine ibintu ntabwo azigera ariko nanone ikintu ngiye ntari kwemeranywa n'uriya mugabo n'uno mugabo kino kintu avuze kuvuga ngo ntabwo bagiye guhita bacana iteka na Dusabe ngo ntibareke ntabwo tugomba kurebana nk'aho reka business ni business umva nyine mubwire iyo business uko yabimeze kose ikintu nk'iki kibaye mubanza gushyiramo umwanya mukitekereza buri muntu wese agatekereza ariko ntabwo bazahita bacana burundu bavuga ngo ntabwo Dusabe ikintu Dusabe yavuze we ntabwo wacyumvise yavuze ngo igihe nikimara kugera
nikimara kugera bimaze gucururuka tuzajya dukorana we yemera yuko bazajya bakorana sibyo kandi gukorana suraba kuri Nzovu na Esther kuri aba bandi nkakurira reba nka Nzovu na Esther ndetse nta ntambara twajyaga dukiza na Nzovu na Esther ntabwo bigeze gusa ntabwo ntambara yabereye hari intambara Nzovu hamwe twajyaga dukorana Nzovu atandukanye na Yaka murabibona Nzovu atandukanye na Yaka uzi intambara yajya kubera hari aziko Nzovu reka mubwire wenda sibye kuvuga ngo gukora gute ariko Nzovu kubizi yahoraga kuri Esther nta nubwo bikimuriho buri wese nyine yagiye urabona ko oya turavuga mbere bataratandukana uzi intambara yabaga nyine abahoraga bicaye bahoraga bashondana banarwana bashondana buri kanya kandi bose babanaga mu nzu dusa ntabwo bazi ariko tugiye mu buzima busanzwe ntabwo bazi abantu turi kuvuga mu buzima busanzwe nyine impamvu ntabwo Nzovu wamufata nk'umujyanye na Yaka icyambere wari wabona ahantu Nzovu yasinze akarara mu muhanda aryamye yegaragura wari wabona ahantu Nzovu bamukubitiye mu kabari wari wumva ngo Nzovu ngo bamukubitiye mu bubari ntabwo bijya bibaho kandi noneho Nzovu uzi ubwenge azi ubura nawe ugashaho sibye sinzi ukuntu biba byagenze buriya kugira ngo umukobwa azagufutisha mubwira ati tugende iwanjye turyame reka ubundi Nzovu aravuga ati tugende mutegere iwanjye buriya Nzovu ntabwo kibuzi yakujyanyeyo nyine si yakujyanye iwanjye Nzovu ntabwo amubwira ati ngwino tugende iwanjye ngo akugendere arakuba ati we tega ndaguha amafaranga uzi iwanjye we niwe wamujyana iwawe ariko wowe ujya kwande kwa Delphine kwa Delphine ashaka kubonana ku manywa ariko agataha iwe kandi hari igihe wowe ubwambere yarahabaye atarabona nyine kwa kodesha ariko ntabwo ari noneho ubuse nimbe nuzana Nzovu ati ngo yaraye kwa Delphine yakasuza aba yaraye kwande sujya kuma ngo ni mu muhanda ngo yaraye ngo yicaye ku kabari ngo biki nimbe ubwo ngubwo icyo gihe yaraye kwa Delphine hano bamubonye ariko nawe wanze yakahari icyo we yarakino dupfa ariko mva nkubwire niye gukubwira muri aba bagabo bari mu abangaba dukorana bose buri wese batandukanye n'undi nimba Nzovu yaraye kwa Delphine icyamubaho cyakwirwa ko yaraye kwa Delphine sibyo nose yakabamenya ngo yaraye niwe wari wumva Nzovu avuga ko yakica umuntu bakamufunga oya Nzovu akubitwa n'abagore biwe sha ntabwo arakubita umugore ati sinakubita umugore oya ni kwa kundi ko kugucira akubita abagore umugore ahubwo nge yankubita ahubwo kubitwa n'umugore nge azankubita ariko ndi nimba yashaka kupa nyine ako dusamenya ushaka kuzarwarira hamuka y'abagabo menya no kongera gushaka umugabo bisaba ashatse umugabo ujyaye mbaye ibyumweru 3 hanyuma rero tugana ku musozo reka dushimire abakunzi ba mudasobwa mwakoze subscribe mukomeze n'ubundi musharinga video zacu turashimira Kiwengo wadufashije kuherekeza waduherekeje tukaza gusura dusabe mudasobwa turamushimira nawe ko aba yashyizemo kugira ngo tuhagere ikindi nanone kandi tuzakomeza tuzajya tuza tugusore n'ubundi dusanzwe turi inshuti dusanzwe tunagusura byadanje ahubwo wenda ikindi reka dusabe ntuza aragufasha kubiterura biriya bintu bitereke ahantu nyine aho wabiterura abana barabiterura okay sawa rero murakoze nge nditeho 7 Pro Speed Drone Kikongo umuhungu w'aba diaspora papa man bamugisha itagabanije